Hey guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Noneho nje kubereka uburyo uploadinga video kuri YouTube ku buryo bunyuze mu nzira nziza. Hano ubundi iyo ugiye gupostinga kuri YouTube, dore ibintu bya mbere ugomba kugenzura neza. Ugomba kugenzura ko video yawe ifite amashusho meza. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi kandi iyo umuntu ugiye gupostinga, ntabwo umuntu iyo agiye gupostinga aca kuri ino application ya YouTube iyi ngiyi wapi, kwa kundi bamwe baza bakaca hano gutya. Iyo uri umu content creator wa nyawe, ntabwo waca hano kuri kano gasaraba nyine. Ikintu ukora ahubwo, iyo nta mashini ufite cyangwa utazi andi mayeri yo gupostinga, uraza basi ukaza hano kuntuza kuri ino YouTube studio. Ino YouTube studio murayibona, iyi niyo uza ugakoreraho. Warangiza ukaza ukayifungura, tegereze bifunguke. Uraza uhita ukanda kano ku gasaraba gutya hano, kariya nzinze akazeru, uhita ugakandaho. Nurangiza uze uhitemo mu mavideo nyine hano ufite. Sorry gato. Amavideo uze uyahitemo, tuvuge duhisemo iyi ya mbere, sibyo? Iya mbere iyo umaze kuyihitamo, tegereze gato abanze haze ibintu tugiye gushyiraho. Sorry gatoya, ntabwo bitinda cyane. Murabona ko nyine hano byamaze kuza. Hano ikintu video yacu abanza ushyiraho thumbnail. First of all, reka maze nkoreshe ku telefone nyihagaritse nyine kugira ngo bigaragare neza. Hano muri phone bahita bakuzanira bino bintu, uzashyira editing thumbnail hano bisanzwe. Hano hambere nyine hano murahabona, dore ngaha hano uzuhakande editing thumbnail. Mu gihe nyine iyo thumbnail ifite, nurangiza hano ha kabiri handitse ngo create a title, a type or mention. Hano uraza ukandikamo uko nyine ibintu video yawe ushaka kuvuga n'abantu mentioninga nyine. Kaza ukandika wenda ukandikaho nk'amakuru ushaka kongera nyine kuri iyo video. Ikintu wavugaho nyine, andika wenda ngo mukore subscribe. Warangiza ugahita wisubirira inyuma. Location hano ushobora gushyiraho igice nyine iyo video yawe nyine abantu bari buyibona ari benshi nyine. Katwe ntacyo twishyiriyeho hano munsi. Urabona hano handitse ngo comment, murahabona. Nurangiza ugende washyire comment uyigire on, hano hejuru uhagire on. Urabishoje hano, iyo umaze kubisoza hano uhita ukanda hano handitse ngo next. Hano bakwandikiye ngo yes made for kid, not made for kid. Hano video yawe uhita ukanda ngo no, it is not made for kid, uhita wemezamo. Noneho iyo ushaka uploadinga video yawe
step ya nyuma uhita ukanda hano nyine hano hasi, hano nari nzinze utuntu upload video, ugahita uya uploadinga. Iyi niyo nzira ya mbere yo ku uploadinga. Indi nzira ya kabiri ni iyihe, ngiye kuyiberekana natambiza telefone nyine kugira ngo muyibone neza. Iyindi yo uraza hano kuri Chrome, kuri Chrome wandikemo wenda YouTube studio niyo uri bukoreshe nyine hano kuri Chrome. Tegereze ko bifunguka. Nurangiza hano making sure ko hano muri desktop site kano kantu gafunguye kano. Nurangiza uhita uza ukanda no kuri YouTube studio murahabona, uhakande. Kubera ko hano impuza yacu yo muri telefone ifunguye ntabwo byaza gukunda. YouTube studio yacu kubera ko ifunguye ntabwo byaza gukunda. Gusa nyine ni igeze hariya muri YouTube studio yo kuri Chrome, nicyo kintu uhita ukomeza mu nzira n'ubundi isa nk'iyo kuri YouTube studio yo muri telefone, biba byenda gusa n'ubundi. Niba ikakayira kagufashije kora subscribe, like, niba video rundi yafashe uyikoreshe muri comment wandikemo ikintu naza gukorera ubutaha. Turi kumwe, ciao ciao.